ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Ubuntu. Ikaze mu kiganiro ubuntu. Murasuzwa nanjye Kalisa Evariste wabateguriye nkaba ngiye no kubagezaho ikiganiro ubuntu mugiye kumva. Ni ku nsanganyamatsiko igira iti kubungabunga ubuntu. Ese ni gute twakura mu buntu tukanabubungabunga? Nubwo ibi mu bindi biganiro dusa nkaho twagiye tubikomozaho, ariko noneho muri iki kiganiro Bizimana Jean Baptiste, umuhuzabikorwa wa Ami, agiye kubituvira imuzingo cyangwa se kubitugezaho ku buryo burambuye. Baptiste, gukura mu buntu bishatse kuvuga iki? Ubundi iyo witegereje neza usanga ubuzima bw'umuntu busa n'ubugenda ku byo twakwita nk'imirongo ibiri ifite aho ihurira, umwe utambitse undi uhagaze. Umurongo utambitse ni umurongo w'ibintu cyangwa se axe de condition de vie mu gifaransa. Umurongo uhagaze ni umurongo w'ubuntu cyangwa se axe de la conscience. Iyo tuvuga gukura kwa muntu ni ngombwa kumva iyo mirongo yombi. Umuntu agakura mu butambike, agakura no mu buhagarike. Reka gukura mu butambike tubyite gukura mu bintu, naho gukura mu buhagarike tubyite gukura mu buntu. Gukura mu bintu se byo bishatse kuvuga iki? Umuntu aravuka, agakura, agasaza, agahindura ubuzima, ibi twita gupfa mu mvugo isanzwe. Avuka ari uruhinja, ntacyo afite ndetse nta n'icyo yishoboreye, akazageza ubwo akura, ubwana akabusiga, akaba umuntu mukuru ushoboye. Bitewe n'impano afite, ubushake bwe, aho yavukiye n'ibindi byinshi umuntu ahura nabyo mu buzima, agenda arushaho kuba mugari no kugaba amashami. Agatunga byaba byiza agatunganirwa, akabyara byaba byiza agaheka, akiga byaba byiza akaminuza, akagira ububasha ndetse n'icyubahiro, akunguka inshuti, akamenyekana. Ibyo byose nibyo twita mu mvugo ya Ami gukura mu bintu. Kuko twebwe iyo tuvuga ibintu tubyumva mu buryo burushijeho kwaguka. Ni ukuvuga umutungo, ni ukuvuga urubyaro, ni ukuvuga ububasha, ubumenyi, icyubahiro. Byose ni ibintu. Gukura mu bintu rero ubwabyo ni byiza. Ngira ngo usibye waba afite imyumvire yitaruye yisanzwe, ubundi ntawishimira gukena, ntawishimira kuba inkeho, ntawishimira guhora ari insina ngufi, ntawishimira kuba nyamwigendaho cyangwa se kuba ruvumwa. Nyamara ariko gukura mu bintu ubwabyo ntibihagije. Ni ngombwa no gukura mu buntu, ndetse ni nayo ntego y'ubuzima. Noneho gukura mu bintu bikaza bisa n'ibigaragira gukura mu buntu. Naho gukura mu buntu byose bishatse kuvuga iki? Gukura mu buntu urebye mu mvugo yoroshye ni ugukanguka. Umuntu akabasha kubona neza, akumva neza ibibera ahari mu gihe arimo. Akamenya uwo ari we n'icyo abereyeho, bityo akamenya guhitamo ibimufitiye akamaro. Mu by'ukuri rero gukura mu buntu biruta gukura mu bintu, kuko ari byo bigenga uko umuntu yitwara igihe yakuze mu bintu. Mu yandi magambo, uko umuntu akoresha umutungo afite, ubutegetsi afite, ubumenyi afite, ikuzo afite, bijyana n'urwego rw'ubukure mu buntu ariho, ni ukuvuga uwo ari we. Kandi uko umuntu agenda arenga inzego z'ubwana mu buntu, ari nako agenda asingira izirushijeho kwisumbura, ni nako agenda ahindura imyumvire ye ndetse n'imibonere y'ibintu. Yakanura akabona ibintu uko biri, ntabone za baringa, yatega amatwi akumva ibintu uko biri, ntiyumve ibyo ashaka kumva gusa. Ubundi burya umuntu arangwa n'ubuntu bwe, nk'uko n'igiti kirangwa n'ubuti bwacyo, cyangwa se inyamaswa isanzwe ikarangwa n'ubunyamaswa bwayo.
ubuntu mu mvugo yoroshye ni ikinyuranyo cy'abantu bita ubunyamaswa cyangwa se ubururu. Ni ryari rero umuntu bavuga ko ari inyamaswa cyangwa se ikirura? Ni igihe ineza iranga abantu, urugwiro ruranga abantu byamukamutsemo, agasigara abishye ku buryo asigara yitwara nk'inyamaswa y'inkazi. Wamwegera akagushiha, wamwitabaza akagutererana. Nanone ariko hari uburyo umuntu yasobanura ijambo ubuntu ahereye ku nyito zaryo mu Kinyarwanda. Ahari wenda hari abatabizi, ariko iyo umuntu asomye ku gikatsi aho kiba cyangwa se ku mutero aho bagishigisha ibigage, akumva hakirimo uburyohe, aravuga ati haracyarimo ubuntu. Iyo asanze nta buryohe bukirimo, avuga ko cyashizemo ubuntu. Bityo inyito ya mbere y'ubuntu mu Kinyarwanda ni uburyohe cyangwa se kuryoha. Mu Kinyarwanda nanone iyo babonye umuntu utanga, utari nyirakigunu cyangwa se uyu bita birya uwiziritse, bavuga ko agira ubuntu. Iyo atanga atitangiriye itama, bavuga ko ubuntu aburusha agahore cyangwa se kagira ubuntu nk'ubw'agahore. Kuko agahore ngo niko ufata kakagusigira akaguru kako. Inyito ya kabiri rero y'ubuntu mu Kinyarwanda ni ugutanga. Noneho iyo wegeranyije izo nyito zombi, usanga ubuntu bishobora kuvuga gutanga, ubuntu bikavuga nanone mbere na mbere kuryoha. Bityo murami iyo tuvuze ubuntu tuba dushatse kuvuga kuryoha ndetse no gutanga, ntibisigana. Kuko iyo umuntu yifitemo uburyohe aratanga, agatanga ineza, agatanga ubuzima, agahumuriza abamuhungiyeho. Umuntu ariko ashobora kwibaza uburyo umuntu ashobora kuryoha, kuko umuntu si igikatsi nta nubwo ari umutero. Biroroshye kumenya ko umuntu aryoshye cyangwa se ko abishye. Umushunaho cyangwa se ukamusogongeraho ukumva. Ute? Ugerageza kumuvugisha, gukora ku kintu cye cyane cyane icyo akomeyeho, kumusaba serivisi iyi n'iyi. Iyo akwakiranye urugwiro agusekera ariko nta mbereka, arakuryohera. Naho iyo akutse inabi akagushiha n'umwaga mwinshi, arakubihira. Ibyo bishatse kuvuga ko n'ubishye atanga, ariko agatanga icyo afite. Ni ukuvuga ububihe yifitemo. Agatanga inabi, agatanga urupfu. Umenya ariyo mpamvu umuhanga w'umugereti witwa Platon yavugaga ko nta muntu uba umugome ku bushake. Kubw'uwo muhanga ngo umuntu agira nabi kubera ko atazi neza. Akenshi umuntu aba umugome kubera ko inabi yamufasheho ingwate, ikamukwira, noneho nawe akayikwiza. Akenshi kandi usanga ubugome umuntu agira ari ubwo nawe yagiriwe, noneho bukamukukiramo, akajya yihimurira kubarusha amaboko. Icyakora murami twe turushaho gushakira impamvu y'ubugome cyangwa se ubugizi bwa nabi kure y'icyo umuntu yanyuzemo, ni ukuvuga y'ubuzima bubi yanyuzemo. Tuvuga ko byose biterwa no kwibagirwa. Umuntu aba umugome kubera ko yibagiwe uwo ari we nyirizina, akibagirwa kamere ye nyirizina. Kamere nyirizina ya muntu si urwango, nta nubwo ari inabi. Kamere nyirizina ya muntu ni urukundo, ni neza, kuko aremye mu ishusho no mu misusire y'umuremyi, kandi rero umuremyi ni urukundo. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu yitwaye ku buryo bunyuranije n'iyo kamere Imana imurimo, akimika urwango aho kuba urukundo aho ari, akimika inabi aho kugira neza, tuvuga ko yibagiwe uwo ari we. Icyo gihe rero akaba akeneye nk'uwo twakwita umukiza, kugira ngo amufashe kwibuka uwo ari we, amufashe gushiguka mu bitotsi. Muribuka ya ntare nigeze kubabwira yari yarakuze izi ko ari intama, ikitwara butama. Yagombye guhura n'intare nyantare, yitwara nk'intare,
kugira ngo iyikangure yibutse ko atari intama. Aho imariye gukanguka yahise itangira kwivuga. Ibyo ariko nanone siko byagendekeye ya kagoma, yo yari yarabyirukiye mu nkoko, igakura izi ko ari inkoko, ikarashya nk'inkoko, igateteza nk'inkoko, mu kuguruka ntirenga umutaru. Yarinze ipfa itarigeze imenya ko yari yifitemo ubushobozi bwo kogoga ikirere no gukeneka imiyaga. Uko niko bigendekera imbaga itabarika y'abantu hano ku isi. Benshi barinda bipfira bazi ko ari intama, ndetse n'abashumba bakabibafashamo. Niyo mpamvu usanga tuvuga ko ikintu cya mbere ugomba gukorera umugiranabi atari ukumuhana ugamije kumwumvisha, ahubwo ni ukumwibutsa ko ntacyo apfana n'inabi, noneho kumuhana bikaza ari nk'ingaruka z'inabi ye agomba kwirengera, ndetse n'uburyo bwo guca intege barukurikira izindi bashobora kumwigana. Ubuntu muvuga umuntu ashobora kubukomora hehe? Ubuntu nk'ineza, nk'urugwiro, nko gutanga, umuntu abikomora ku Muremyi. Mu yandi magambo ni karemano, si umwihariko w'abantu bamwe gusa, ahubwo niyo kamere ya buri wese, ni nawo muhamagaro wa buri wese. Muri ami tuvuga ko umuntu wese ahamagariwe kuba Imana y'u Rwanda, ni ukuvuga kwitwara nk'Imana aho ari, akayihabera. Icyakora hari abahitamo gupfukirana iyo kamere Imana iba arimo, aho banyuze bakahasiga amarira cyangwa se imiborogo. Ubuntu rero burabungwabungwa, bukabagarirwa, bukicirwa, bugakura, bugasagamba, cyangwa se bukarumba. Gusa buri muri buri wese. Kuri bamwe bumeze nk'itara rimurikira bose, ku bandi ugasanga ikirahure cyaratonzeho imirayi ku buryo urumuri rwabwo rudasohoka. Ibyo ntibivuga ariko ko urwo rumuri rudahari. Ni gute umuntu ashobora kubungabunga ubuntu muri we? Nk'uko twabisobanuye cyangwa se twanabisobanuye, ubuntu ni ukuryoha, ubuntu ni ugutanga. Kuryoha bitangwa no kugira ubuzima buzima, ukagira umubiri muzima, umutima muzima, ubwenge buzima na roho nzima. Kuko burya umuntu agizwe n'iyo myanya yose uko ari ine. Nayo nuko ni magirirane, yunze ubumwe, ku buryo iyo umwe ugize ikibazo n'indi biyigeraho. Uzumve nk'iyo ugize ikibazo mu mubiri, urwaye cyangwa se unaniwe, ubwuzu busa n'ubwukamutsemo, ukwegereye wese kabone niyo yaba ari umwana wawe, ukumva guteye icyugazi. Ni kimwe niyo ufite ikintu kiguhangayitse, ku buryo umutima umara igihe kinini utari mu gitereko. Bigera ku mubiri ugacika intege, ndetse ukumva utanagishaka gufungura. Iyo bikomeje igihe kirekire, ubushobozi kamere bw'umubiri bwo kwikingira indwara buragabanuka, noneho indwara zikuririraho. Niyo mpamvu usanga nk'abantu bafite ikibazo cy'ibikomere by'umutima badatana no kurwaragurika. Kugira ngo rero umuntu abe muzima byuzuye, ibyo bice byose bigomba kuba ari bizima kandi bisenyera ku mugozi umwe. Uramutse ushyize imbaraga mu gusagasira ubuzima bwa kimwe muri ibyo bice ukirengagiza ibindi, uba ukora ubusa, kuko byose ari magirirane. Kwita ku mubiri wawe ukirengagiza kwita ku marangamutima yawe, ku mitekerereze yawe, ku mibanire yawe n'abandi, ni ukugarukira nzira. Kuko byaragaragaye ko indyo yuzuye idahagije mu kurinda umubiri indwara. Abahanga batari bake mu by'ubuzima bemeza ko hafi ya 80% by'indwara turwara dushobora kuzirinda turamutse tugenzuye ibyo dufungura n'ibyo tunywa, imitekerereze yacu, ibyo twemera, amarangamutima tuzamukamo, ndetse n'umubano tugirana n'abandi. Niba dushaka kwigiramo ubuzima bigatuma tugubwa neza, bityo natwe tukagwa neza, ni ngombwa kubungabunga ubuzima by'iyo myanya uko ari ine. Ni gute dushobora kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo dushobore no kubungabunga ubuntu muri twe? Icya mbere ni ukumenya amategeko agenga ubuzima bwa buri gice muri ibyo tumaze kuvuga. Ukamenya amategeko agenga ubuzima bw'umubiri wawe, ukamenya amategeko agenga ubuzima bw'umutima,
ukamenya amategeko agenga ubuzima bw'ubwenge, ukamenya amategeko agenga roho yawe, kuko ayo mategeko ariho kandi ntashobora gukuka. Icya kabiri ni ukuyakurikiza, kuko burya n'imashini isanzwe nka ordinateur iba ifite uburyo ikoze n'uburyo ikora. Iyo utubahirije amategeko agenga imikorere yayo ukayikoresha ibyo itagenewe, igira ikibazo no gupfa bikaziramo. Uwahanze umuntu nawe yashyizeho amategeko ndakuka agenga ubuzima bwe, kuyamenya no kuyakurikiza bikaba ari byo bitanga ubuzima buzima. Umubiri ufite uburyo ukoze n'uburyo ukora, bivuze ko udashobora kuwupakiramo ibyo wishakiye byose ngo byoye kukugaragura. Usanga abantu bavugana agahinda ko umubiri ubyara udahatse, ariko burya akenshi si byo, nubwo byabaye intero n'inyikirizo. Uko umuntu abaho buri munsi ni ukuvuga uko ahumeka, uko arya, uko aruhuka, uko akora, imiti anywa, uko atekereza, ubikomera ahura nabyo, uko abana n'abandi. Ibi byose iyo bidahwitse bibangura. Abatabizi babibona bakavuga ngo umubiri ubyara udahatse. Umutima nawo ni uko. Bamwe baribuka ibyo twavuze ubwo twakomozaga ku byo twise amarangamutima njyarupfu n'amarangamutima njyabuzima. Twavuze ko amarangamutima njyabuzima nk'urukundo, ibyishimo n'andi nkayo, usibye no kuturyohera, yongerera umubiri ubushobozi bwo kwikingira, mu gihe amarangamutima mabi nk'ubwoba buhoraho, umujinya, urwango, ishyari, agahinda n'andi nkayo ari ibyonnyi bikomeye by'ubuzima. Nuko bikoze ni itegeko ry'ubuzima bw'umutima. The power to appall him. Run, come, crucify the dread. Time alone. Ubwenge nabwo bufite amategeko abugenga. Hari amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo bube buzima kandi bureme bishya bizima mu nyungu za twese. Tuvuge, ntushobora guhora ubugaburira ibitekerano njyarupfu, ni ukuvuga ibitekerezo burozi bituruka ku bandi, urugero nk'ibitekerezo bibiba amacakubiri, ibitekerezo bibangamiye ineza n'umudendezo bya twese ngo buzabe buzima. Ni kimwe no guhora utekereza ibibi gusa cyangwa kwakira imyemerere imwe n'imwe iremaza nyirayo aho kumurema bundi bushya. Ibi byose bizahaza ubuzima bw'ubwenge, bikabugwingiza cyangwa se bigatuma burema amakuba. Kumenya kugenzura ibitekerezo byawe, ukamenya gushungura ibitekerezo by'abandi mbere yo kubigira ibyawe, ukamenya gusubiza amaso inyuma ukareba ibyo wemera niba bikurema cyangwa se niba bikuremaza, ngaya amwe mu mategeko agenga ubuzima bw'ubwenge. Roho nayo igira amategeko ayigenga. Abigisha bagiye bakomokwaho n'amadini anyuranye bagiye bamenyesha inyoko muntu ayo mategeko. Twe murami tuyabumbira mu cyo twita impagarike. Roho kugira ngo ibe nzima igomba kuba impagarike no kugenda impagarike. Bishatse kuvuga iki? Kuba impagarike ni uguhora urangamiye isoko y'ubuzima, abandi bita Imana. Kugenda impagarike ni ukwakirana urugwiro mugenzi wawe, kurangamira Imana n'abavandimwe, noneho ibintu bikagufasha kunoza uwo mubano shingiro, kuko ari cyo bibereyeho n'iryo tegeko ry'ubuzima bwa roho. Roho imeze ityo ntishobora kwicwa n'inyota, kuko iba yunze ubumwe n'isoko idakama. Nta nubwo ishobora kubiba umwuka mubi aho ituye, kuko aho ivoma hataba inabi. Nyamara ariko usanga abantu twikundira gucurama ibintu tukabigira Imana, abavandimwe bakaba bakeba, Imana tukayibagirwa. Mu by'ukuri murami dusanga hariho hakwiye gushakirwa isoko nyayo y'urugomo n'ubugizi bwa nabi bwose. Nta handi amacakubiri, ubwicanyi bwibasira imbaga, intambara n'andi mabi nkayo bituruka usibye mu gucurama kwa muntu. Umuti rero wa byose si ugutegura intambara nk'uko umuromani yabivuze, si ukugira ingabo zikomeye, si ukugira ibitwaro bya kirimbuzi, ahubwo ni ugucurukuka,
ni ukwibuka abo turi bo n'isano dufitanye n'ibiriho n'abandi. Muri make rero iyo tuvuga ko AMI yihaye ubutumwa bwo kubungabunga ubuntu mu muryango nyarwanda, n'ibyo byose tuba dushatse kuvuga. Ni ubutumwa bwo kwibutsa abanyarwanda ndetse n'abandi bose amategeko agenga ubuzima muri rusange, amategeko agenga ubuzima bw'umubiri, ubuzima bw'umutima, ubuzima bw'ubwenge, ubuzima bwa roho. Ni ubutumwa bwo kubakangurira kuyakurikiza kugira ngo bigiremo bwa buryohe twavugaga, bitume baba ingenzi mu kubaka igihugu kirangwa n'ubukungu buvumera, mu kunoza imiyoborere yacyo, mu kweza no guteza imbere umuco wacyo, mu kwimika umubano uzira amakaraza mu banyarwanda. Kuko birazwi ko umubiri muzima ari wo wubaka ubukungu bukomeye, umutima muzima uri mu gitereko ukaba ari wo unoza imiyoborere myiza, ubwenge buzima bukaba ari bwo bweza umuco buwukuramo ibibore n'ibihuhwe, bukabisimbuza bishya bizima buremye cyangwa buvomye mu mico y'ahandi. Roho nzima nayo niyo ituma umubano ushoboka, kuko abantu babasha gukanguka bagasobanukirwa n'ihame ridakuka ry'uko twese turi umwe, bityo ntibagire uwo baheza. Uyu rero ni umurimo ukomeye usaba ubushishozi n'ubushobozi. Icyakora ni umurimo wa ngombwa, kuko AMI isanga muri wo ariho hari ipfundo ry'ibisubizo by'ibibazo byacu, cyane cyane ibijyanye n'amacakubiri. You think you're in heaven, but you're living here. After all, not the brothers, but the ones who set them up, dying alone. Oh, time will live. Think you're in heaven, but you're living here. You're in heaven, but you're living in here. Think you're in heaven, but you're living in here. Ubundi dukunze kuvuga ko amateka abereyeho kugaragaza igipimo cyacu mu buntu. Iyo abantu babanye mu mahoro, ubumwe buhinda, urukundo ari rwose, igipimo cy'ubuntu kiba gihagaze neza. Icyo gihe n'ibyo bakoze byose birabahira, ntihabe hanagira uwabameneramo ngo abacemo ibice. Naho iyo abantu barangwa n'umwiryane no kwishishanya, amacakubiri ari yose, bikagera n'aho bamwe bategura gutsemba abandi kandi bakabishyira mu bikorwa, igipimo cy'ubuntu kiba cyarakendereye. Amateka yacu rero nk'abanyarwanda yerekana ku buryo budasubirwaho ko igipimo cy'ubuntu mu banyarwanda cyagiye gikendera buhoro buhoro, kugeza n'ubwo kigeze munsi ya zeru mu gihe cya jenoside. Iyo urebye rero usanga twarahanutse tukagwa kure cyane ku bijyanye n'ubuntu, ku buryo bidusaba kuzamuka tukagera kure, kugira ngo tube twakwizera ko ibyabaye bitazongera ukundi. Niyo mpamvu AMI isanga gahunda zose zo kubaka ubukungu bw'igihugu zigomba kujyana n'izo kubaka ubuntu bw'abanyagihugu. Kuko iyo bubuze bya bintu abantu bubatse biyushya kuya, basubira inyuma bakabisenya. Kubera rero ko umurimo nk'uwo ari umurimo wihutirwa kandi utoroshye, AMI ihamagarira abantu b'ingeri zose kuwusananira: inzego za leta, imiryango itegamiye kuri leta, amatorero ndetse n'abantu ku giti cyabo. Kubaka ubuntu no gushimangira umuco w'ubuntu mu banyarwanda bizadufasha kureka gukomeza kuvura ibimenyetso by'indwara, tuvura indwara nyirizina. Ngaho rero nimugerageze gukura mu buntu ndetse munabubungabunge muri mwe, bityo murebe ukuntu mugubwa neza ndetse n'umubano wanyu n'abandi ukaba nta makemwa. Cyari ikiganiro ubuntu mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Kalisa Evariste. Dushimire cyane Bizimana Jean Baptiste ukomeje kutuganirira ku buntu n'uburyo twakura mu buntu kandi tukanabwibungabungamo. Ntushobora kwiyambura ubumuntu.